Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese rirabareba nk'abanyarwanda. Iri tangazo ni irya NESA, ikigo gishinzwe uburezi bw'abanyeshuri ndetse n'ibizamini by'abanyeshuri. NESA yongeye kugaruka ku bantu bakoze ibizamini bya leta. NESA rero yashyize hanze itangazo ivuga yuko abanyeshuri bakoze ibizamini bya leta mu byiciro bitandukanye by'amashuri amanota yabo agiye gusohoka. Bivuze ngo NESA yatubwiye igihe amanota azasohokera ndetse tuwe dutegereje twihanganye, ariko ni inkuru nziza ku banyeshuri bakoze ibizamini bya leta, ni n'inkuru mbi ku banyeshuri bakoze ibizamini bya leta mu byiciro bitatu bitandukanye. Ni ukuvuga ngo mu wa mbere segonderi, mu wa kabiri segonderi, mu wa gatatu segonderi, mu wa kane segonderi, mu wa gatanu segonderi. Bivuze ngo turagarukira aho ngaho kubera yuko ni inkuru nziza ku banyeshuri bakoze ikizamini cya leta ku mwaka wa gatandatu segonderi. Bivuze ko aba banyeshuri bakoze ikizamini ku mwaka wa gatandatu segonderi bazahabwa iki? Bazahabwa buruse bajye kwiga mu bigo bya leta. Bivuze ko umuntu wese uzatsinda azahabwa buruse yo kujya kwiga mu bigo bya leta muri za university z'u Rwanda, wige segisiyo ushaka ndetse inzozi zawe uzigire impamo. Bivuze yuko rero abantu bahabwa buruse ni abanyeshuri baba baritwaye neza mu manota ndetse no mu myitwarire n'imyifatire, nicyo bagenderaho. Bivuze yuko rero umunyeshuri wese wakoze ikizamini cya leta mu mwaka wa gatandatu wisumbuye rwose iwe tayari nabe ready yo kujya kwiga mu mwaka wa kaminuza cyangwa muri university z'u Rwanda za kaminuza. Bivuze ngo ushaka wajya muri university y'Ihuye, ushaka wajya muri university ya hehe, ya Kigali, yo mu ntara zitandukanye, kuko igihugu cyacu gifite university nyinshi cyane. Bivuze yuko rero wowe wakoze ikizamini mu mwaka wa gatatu, wa kane kugera ku wa gatanu, ni inkuru mbi kuri mwebwe. Ni mu gihe abanyeshuri mwese mwakoze ibizamini amanota yanyu nasohoka muzareba icyiciro murimo. Bivuze ngo mu ishuri ryose niba mugizwe n'abanyeshuri 50 na bangabe hagomba gusigara abanyeshuri 20 babasibire. Bivuze ko abanyeshuri 20 mugiye gusibira muri iryo shuri cyangwa mu wa kane, abimutse bo nyine urumva na amahirwe meza cyane n'amakuru meza. Bivuze ngo mwebwe musigaye mu ishuri muremererwa kongera gusibira mukiga nakabuze. Muri kunyumva? Mukiga mutavuye mu ishuri, kubera yuko nimuramuka muvuye mu ishuri ngo murangije ngo mu wa gatatu, hari ukuntu nyine abanyeshuri bajya bigira ngo nimba turangije mu wa gatatu torokome ngo urumva ngo twabijyanye nyine kubera ko hari akantu k'akarizati baguha nyine ka torokome, kandi karizati kagaragaza ko urangije amashuri, nyine urangije amashuri 3 yisumbuye, bakita rizati. Hari akantu rero bakaguhaye ari gihe ujye uvuga ngo amashuri ngo urarangije ngo wagira ute. Rero nimba ushaka kujya mu gisirikare, hari abantu benshi biga bavuga ngo tuzaba sirikare cyangwa tuzaba polisi. Icyo bigusaba rero ni ukubanza ukiga na kaminuza na segonderi kugira ngo nawe uze ugire ute, ubone akazi nyine ujye mu cyo wifuje. Ushaka kujya mu gisirikare cyangwa mu gipolisi ujye yuza indimi, ufite ubwenge nyine bwinshi nyine buhagije. Bivuze ngo rero iyi ni incamake y'amakuru ngiye kuyabagezaho. Nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi ku mazina ya Kidasamura. Niwe rero bwa mbere ugeze ko no muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, munyarwandakazi, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Ndetse NESA yagaragaje imbogamizi abanyeshuri bahuye nazo mu mwaka wa 2025 ubwo bakoraga ibizamini bya leta. Gusa yongera kuvuga yuko turano utuntu tuba duciyemo cyangwa nakaba gaciyemo. Bivuze ko ibizamini mu gihe bakoze ibizamini hajemo impinduka. Ni mu gihe yabakoraga ikizamini cya saa moya bagikoraga saa 2. Bivuze ko nyine hajemo impinduka ariko zitari nkeya nyine, ariko byarakosotse. Noneho NESA ikongera gutangaza ivuga yuko ku bintu nyine hari amakuru maze iminsi numva bavuga ngo umwaka wa 2026 amashuri azaba yiyongereye cyangwa ibiciro bizaba byiyongereye. Ikigo gishinzwe ibizamini ndetse n'uburezi bw'abanyeshuri NESA mu gihe bataratangaza ibyo bintu bavuga ngo ibiciro biziyongera by'abanyeshuri. Muri kumva? Mwebwe nimukishyiramo ngo ibiciro biziyongera gute kandi ikigo kibishinzwe kitabitangaje? Ni ukuvuga ngo mwebwe icyo musabwa ni kimwe, ni ukujya mukurikirana Kidasamura TV Rwanda, kuko amatangazo yose aba yatangajwe ngira ngo ndayababwira.
mukumva aho bigeze iyo biva n'iyo bijya, mukumva nimba ibiciro byongereye cyangwa byagabanutse. Murabizi ko ibiciro bya esase bijya kwiyongera, ni umuntu wa mbere wakoze ikiganiro ku bijyanye cyangwa ku bikomoka na peteroli, ubwo peteroli yongeraga amafaranga agera muri 200. Sinabibabwiye neza cyane, nkahita mbibagezaho 5 kwa 5 kugira ngo abantu muri bujye kunywesha esase bitaza kubatungura. Iryo tangazo risohoka nahise ndibabwiraho. Nanone ikigo gishinzwe amazi Wasake, amazi ajya kubura mu mujyi wa Kigali, iryo tangazo sinese ndisohora, nahise ndishyira hanze. Ikigo nanone gishinzwe mu bijyanye na mituweli, no kuvuga ngo ikiganiro kijyanye na mituweli nacyo nagikoze mu bantu bashaka guhinduza imyirondoro, nyine mushaka guhinduza mu indangamimerere byinshi. Icyo kiganiro nacyo nagikoze, kiri kuri YouTube, nacyo muraza kukibona. Rero ubwo ndaza kugaruka mu kanya ndambura no makuru neza fresh mu kanya 5:30. Murakoze cyane kuba mwankurikiranye, nayo ukoze subscribe uruwa gaciro, naho utarakora subscribe ihutire gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Murabizi ko Kidasamura ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye, tuba dufite abambasaderi hanze hatandukanye kugira ngo tujye tubagezaho amakuru meza cyane. Kandi noneho wowe wakoze subscribe uruwa gaciro, ibyo tugezeho niwe tubikesha, ndetse ibyo twenda kugeraho niwe tubikesha. Rero nayo mbanje kukubwira ngo utarakora subscribe yikoreho, ariko nongera kubifuriza umunsi mwiza. Imana ibahe ubuzima buzira umuze, ibahe n'amafaranga. Nibyo bintu bibiri mbifuriza. Imana ibahe amafaranga, ubuzima buzira umuze. Ibyo bintu byo